roho yanjye, roho yanjye, singiza nyagasani. Urarenganura abapfakarengane, abashonje akabaha umugati. Urakunda b'intungane, roho yanjye, roho yanjye, singiza nyagasani. Amen, haleluya. Tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Abakristo bavandimwe, nonye ndabashuhuje. Uyu munsi ni ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu, ni ku cyumweru. Kubategurira ikiganiro muzumva kuwa mbere ku itariki 17 kuwa mbere. Muri kumwe rero na mama Christina, inkoramutima yanyu, ubakunda cyane kandi ubifuriza amahoro ya Nyagasani. Muri iki kiganiro tugiye kugirana muri no mugoroba, ntabwo kiri bube kirekire cyane. Turakomeza nyine ya gahunda yatumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Reka rero twishyira imbere y'Imana kugira ngo ibyo dukora byose bihabwe umugisha. Roho wa Nyagasani atumanukireho aze dufashe gutunganya iki kiganiro cy'umugoroba. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima yo kwemerera gukunde, ohereza Roho wawe byose bibe bishya n'isabone guhinduka. Dusabe Imana wamenyejeje abakwemerera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Bakristo bavandimwe, kuri no mugoroba ndakomeza kuri chapitre ya 21, aho Kizito Mihigo avuga ati guhatira abantu kuburana bemera ibyaha batakoze no gusaba imbabazi. Aya akaba ari amayeri azwi neza ya ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda. Arakomeza agira ati, ngeze muri gereza nkuru ya Kigali, abagororwa benshi batangira kumbwira ibiri ku mutima yabo. Benshi muri bo ni abaregwa jenoside, ibyaha bya politiki cyangwa ibyaha bisanzwe. Nuko bambwira uko bemeye ibyaha batakoze ngo barokore ubuzima bwabo. Nk'urugero, umuntu witwa Murinda Jean Bosco wakatiwe igifungo cya burundu kubera jenoside, yanganirije ku bijyanye n'ifatwa rye n'ingabo za FPR mu 1994 hamwe n'itsinda rinini ry'abahutu bo muri Kigali. Bapakiwe mu gikamyo kibajyana mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirinda perezida ku Kimihurura. Abenshi muri bo bicirwaho. Mbere yo kubaza Bwana Murinda, umusirikare wa FPR yamukubise inkoni kakaye mu gatuza, amusaba kuvuga amazina y'abantu yishe. Nuko arambwira ati, niba narashaka kubaho nagombaga gushaka mu mutwe urutonde rurerure rw'abantu n'abanarishe. Ayo ni amagambo y'igika dukomerejeho uyu munsi, cyo kuvuga uburyo akarengane ishyaka ririho ku butegetsi mu Rwanda ryitwa FPR ryakoreye abaturage b'u Rwanda kandi n'ubu bigikomeza. Akarengane rero ni ikintu Imana idakunda cyane cyane iyo umuyobozi. Twabonye ko ubuyobozi bwose butangwa n'Imana ishobora byose. Niba rero uri umuyobozi Imana yagushyizeho, ikintu uba ugomba gukora ni ukwirinda guhohotera ab'Imana yaguhaye kuyobora.
ni ukwirinda kuba umubyeyi mubi w'abantu Imana ibiguhaye guhagararira kugira ngo ubigishe gukunda Imana, kwikorera no guhora bayishima. Reka rero tubiganireho, dukomeze no mu nyigisho tureba n'icyo Bibiliya ibitubwirizaho. Abakristo bavandimwe, ngira ngo natangije akaririmbo ndirimba nti uhoraho akunda ab'intungane, uhoraho yemesha abari bubamye, uhoraho ni umugiraneza. Imana yacu uhoraho ikunda abayobozi bakurikiza ubutabera, kuko justice cyangwa ubutabera ntabwo bubereyeho guhana gusa, ni bubereyeho no kugorora. Umuntu ahanwe ntumugorore, niyo mpamvu abafungwa benshi babita abagororwa. Ntabwo biba bavuga yuko bagicibwa muri sosiyete iyo ufunzwe, ahubwo biba bivuga ko igihugu, abaturagihugu bose muri kumwe, bene wanyu amuturanya mubana, baba bifuza yuko wamenya ko sosiyete ubamo ifite amategeko yigenga kandi nawe uba ugomba kuyubahiriza. Ntabwo rero iyo umuntu ntafunzwe abaciriweho iteka, ahubwo aba ari umugororwa, aba agomba gukora cya gihano bamuhaye, noneho muri uko gukora icyo gihano akaniga donc bivuga yuko mu by'ukuri iyo tuvuze ngo abantu ngo ni abagororwa, ntabwo tuba tuvuze yuko ari ibicibwa. Oya, ni nayo mpamvu tutagomba kugira ipfunwe ryo kumva ngo kanaka n'umugororwa, mfite umuntu w'umugororwa, ari data, ari mama, ari bene mama, cyangwa se abantu dufite isano. Ntitukagire isoni cyangwa tubitaze, oya, ahubwo tujye tubasura. Ngira ngo muzi neza ko Bibiliya inatubwiriza ko twakagombye kumenya abacu bafunze, abacu bari mu bibazo, kuko hari ahantu muri Bibiliya Yesu Kristo avuga ati niduhura nzakubwira ngo nari mfunzwe ntiwansura, nari mfunze ntiwansura, nari nambaye ubusa ntiwanyambika, nari nshonje ntiwampa icyo kurya. Yesu Kristo azabitubaza. Kubera iki? Kubera ko uwo muntu uri in need, uwo muntu uba ukeneye ubufasha bwawe, agukeneye nyine muri cya gihe kibi, agukeneye hahandi avuga ati Mana wampa aka kantu, Mana wangezaho ijambo ryiza. Icyo gihe rero iyo uri umuvandimwe ukorera Imana, ukorera ijuru, ugomba kumenya abo bantu bameze nabi. Yego, abapfakazi ukabasura, ukabaha ijambo ryiza ribakomeza, ntibumve bari bonyine kuri iyi si ngo nuko bapfakaye. Imfubyi nuko, umugororwa nawe ufunze ukamusura, ukamugeraho. Ari nacyo twakoreye twebwe abakMP n'abakizito twese. Reka tubyishimire kuko mugenzi wacu Kizito Mihigo afunze twaramumenye, twaramuzirikanye muri za noveni zacu twakoraga. Kizito Mihigo turamwibuka, turamuzirikana, bari mu gihugu baramusura, harimo n'abamwitaje bien sûr, twarabimenye. Ariko abamwitaje ubwo ni akazi kabo, Imana izabibabaza, kuko iyo witaje umuntu mwakundanaga, umuntu mwari inshuti, umuntu mwagendaniranaga, umuntu mwasuranaga, umuntu mwandikiranaga, umuntu mwaganiraga buri mugoroba, yafunga ukamwitaza ngo nuko afunzwe, ngo n'ubuyobozi, ngo ngewe ubuyobozi butazamenya ko nagezeyo, ngo kumva ko nsangiye ibyaha, nawe uba wibeshye cyane. Bakristo bavandimwe, ntidukora ibyo. Umuntu ufunzwe yaba arengana, yaba afungiwe ukuri, akeneye isengesho ryacu, akeneye ubuvunyi bwacu, akeneye urukundo rwacu. Uwo muntu aba akeneye ijambo ryacu ryiza, uwo muntu aba akeneye ko tumugeraho. Niyo utamugeraho kuri amaso ku yandi, ariko ukamugeraho mu buryo bw'ikoranabuhanga, ukamwohereza text message niba afite agatelefone, niba ntakafite ukamwandikira email cyangwa ukazandikira abazamusura, bakamubwira tumva agakuru kanaka yakwandikiye. Ibyo bintu birafasha, ibyo bintu birashimisha, ibyo bintu bishimisha Imana kurenza nuko twebwe ubwacu bidushimisha. Abakristo bavandimwe rero, twibuke yuko gusura umuntu w'imfungwa, yaba arengana yaba atarengana, ibyo ntabwo bikureba. Cy'ingenzi ni umuntu akeneye uwo muntu, kandi ubwo umuntu turabufite kugira ngo tuwumuhe. Ibyo ntitubyirengagize, dukunde ifungwa,
dukunda abamerewe nabi bose, kuko ineza tubagirira Nyagasani Yezu Kristo yandika mu gitabo cyacu cy'ubugingo. Iyo neza tubagirira abakristo bavandimwe, tugirira abo bantu bamerewe nabi, niyo neza yandikwa n'umumarayika wawe murinzi buri munsi uko uyikoze, iyo yagiye mu gitabo cy'ubugingo bwawe ikongerera amanota. Mbese dufata ubuzima bw'ijuru ko ari nk'ishuri hano ku isi. Reba umunyeshuri ukora homework ze akazitanga ku gihe ntakerererwe, uwo munyeshuri bamukiza akagitegura akagitsinda, uwo munyeshuri akubaha abarimu, uwo munyeshuri azaba excellent, c'est sûr. Ni ukuri simbabeshyo, njyewe nabaye umwarimu mbere uko ajya mu byo ndimo byose by'ubuganga n'ibindi byose nagiyemo nyuma nabanje ubwarimu n'umwuga nakunze kurenza iyindi yose, kimwe n'ubuganga bien sûr. N'ubuganga ndabukunda kuko ibyo byose ni ukugira umuntu neza. Iyo urebye akana kaje mu ishuri ari gato ukakigisha gusoma kakabimenya, ukakigisha guteranya ukabona karabimenye, ako kana ukakigisha kakazavamo umudokiteri cyangwa kakazavamo perezida w'igihugu cyangwa kakavamo umuroya, urishima pe ukavuga uti oh my god, kuba umwarimu ni byiza pe. Ako kana mwahura kayaba turiya ni mubyeyi wanjye, ubumenyi mfite ndabumukesha. Hari abantu nigishije muri za primaire kera nkirangiza kwiga i Nyanza, nyabo nigishije byesire muri za Serayi na za secondaire, hose nayigisha ko arabo duhora bakambwira ati turakwibuka ukuntu wakundaga gatigisimu. Wajya ku isomo rya gatigisimu ukaritinda ukaduha ibibazo tukabona urabyishimiye, nanjye bakamenya icyo nkunda ni mwarimu wabo. Nabigishaga byose ko najya ku gatigisimu nkishima cyane kuko numvaga ari nk'ifi igeze mu nyanja kubwira abana Yezu Kristo. Yego bakristo bavandimwe rero tukivuga iby'imyuga myiza ishimisha Imana, kandi nawe wayikora ko kumva uri gukora Imana ukumva biracamo mu mutima wawe no muri roho yawe. Ni byiza ifo ko dukora ikintu burya Imana ikuremye ibizi n'icyo uzakora, kandi aho dukora hose tujye dukorera Imana. Ntugakorera amafaranga, kuko amafaranga ntabwo uzigera uyagwiza, je t'assure. Amafaranga uzayarya ejo ukenera ndi, ariko nukora uvuga uti reka nkorera Imana muri iyi secteur Imana yanshyizemo, uzishima, uzagira umusaruro mwiza, kandi ibyo ukora byose Nyagasani azabikwandikiraho amanota mu bwami bw'ijuru. Natangiye mvuga iby'abarimu yuko umunyeshuri mwiza utanga homework ya akubaha abarimu, umunyeshuri aba excellent, no mu manota ntajya inyuma birumvikana. Natwe rero ishuri turimo ry'ubuzima niko exactement rimeze. Icyo nshaka kuvuga nuko igihe cyose Yezu Kristo isoma duha ni Bibiliya, amagambo yose arimo n'umukoro tuba tugomba gukora. Igihe cyose rero ubuzima ubamo wabuhuje na Bibiliya, kavutereka nkunda abafungwa ko Yezu Kristo yatubwiye ko tutabakunda, umunsi tuzahora azatubwira ngo no nayo imfungwa nimwansura, nari namba busa nimwangaburira, nari ndwaye nimwaza kundeba, nagize ibirori narabatumiye mwanga kuza. Ibyo byose ntabwo uzabwira Yezu Kristo ntabwo wamubonye, wazagusubiza ati igihe utabigiriye umwe muri babandi mwari muturanye hariya ku misozi runaka, ni njyewe utabikoreye. Niho rero Mutagatifu Kizito Mihigo agaruka kuri isomo ryavuga ukuntu we yaganiraga n'abafungwa, ndetse ikibazo gikomeye bamuganyiye nuko babuze ubutabera muri leta ya FPR, noneho bagatotezwa ahubwo bagahatirwa no kwemera ibyaha batakoze. Bantu muri RPF twagira ngo tubabwire tubahwiture bana bavandimwe bacu, ni muri abana bacu eje muratubyaye, harimo abaturuta kure batubyaye, babyeyi bacu muri RPF, bavandimwe bacu muri RPF, cyangwa abana bacu muri RPF, urugero muriho muri rwo rwose, nimugiye Imana izabakingira ikibaba ibi muri gukorera aba bafungwa. Mwikwemeza abantu ibyaha batakoze, oya ni mubaho ubutabera, murenganura abapfa karengane, mureke kwemeza abantu ibyaha batakoze, muri kuburiganya, kuko ingoma Yezu Kristo yabahaye kuyobora mu Rwanda igihe kizagerera murande compte, vous allez rendre compte à Dieu qui vous a créé. Ndashaka kuvuga ko Imana yabaremye izababaza konte y'ibintu mwakoreye Abanyarwanda igihe yemeye ku tegetse n'ubuyobozi bwose burambikwa mu maboko yanyu. Nako nakajisho ntagara akanyafu nitubifuriza ko Imana bakubita akanyafu, ariko nimutinda kwihaniza akabakubita
ako ni akajisho, ahubwo akajisho k'urukundo Yezu Kristo aba biciye kugira ngo mwisubireho. Rero muri zaburi, muri za zaburi zihari, iyo durebye nka zaburi 146 umurongo wa 5 kugera ku wa 9, naho haraduhwitura akatwicira akajisho k'urukundo kugira tumenye uko Uhoraho akora n'ibyo akunda n'ibyo atwifuzaho. Uhoraho rero aravuga ati, hahirwa uw'Imana ya Yakobo ibereye umuremyi, maze akiringira gusa Uhoraho Imana ye, we muremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'ibiyirimo byose, akaba ari umudahemuka iteka ryose, akarenganura abapfa akarengane, abashonji akabaha umugati. Sindwa masubiramo, harasobanutse. Hahirwa uw'Imana ya Yakobo ibereye umuremyi, maze akiringira gusa Uhoraho Imana ye, we muremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'ibiyirimo byose, akaba umudahemuka iteka ryose, akarenganura abapfa akarengane, abashonje akabaha umugati. Kubera iki? Kuko Uhoraho we ubwe, Uhoraho abohora imfungwa, Uhoraho ahumura amaso ab'impumyi, Uhoraho agorora ingingo z'abahinamiranye, Uhoraho agakunda ab'intungane, Uhoraho arengera abavamahanga, agashyigikira imfubyi n'umupfakazi, ariko akayobagiza inzira z'ababi. Amen. Haleluya, haleluya. Yego, nari ngikomeza abakristo bavandimwe kugira ngo ndangize. Nari nkivuga yuko abantu ba Kizito Mihigo twebwe yadutoje gukunda abantu iyo bava bakagera. Urukundo ni intego ikomeye kuri twe abantu ba Kizito Mihigo. Tugomba rero kwihanganirana niyo baba ari abanyamahanga batagize icyo bahuriyeho n'u Rwanda. Icyo dushinzwe ni ukubakunda, icyo dushinzwe ntabwo ari ukubita amazina cyangwa se kuyabacyurira cyangwa se kubareba nkaho ari abasitizeni of second class. Mureke rero twubahane, tugirane neza, dukundane, twe kwitana amazina, kandi ahubwo tugerageze gufasha abanyantege nke muri twe. Niba hari imbaraga tubarusha, zaba iza roho zaba iz'umubiri, tubazamure nk'abavandimwe, tubegere, tubaganirize, tubabwire wenda ibibi bakora tutishimiye, nk'uko turi kubibwira RPF, uko Mutagatifu Kizito Mihigo yabibonye, niko yabidusigiye, niko yabitubwiye. Niyo mpamvu natwe tutabiceceka, tutababwiye iyi critique, constructive critique. Hari critiques zubaka, hari n'izisenya. Nk'ibi Kizito Mihigo yavuze ni critiques zubaka, zivuga ngo ndabwira umuvandimwe wanjye icyo mutekerezaho, ndamunegura icyo mbona kitari cyiza, noneho nawe abona uburyo agishyira mu ngiro akosora kugira ngo yubake abo umuntu mwiza kurushaho. Niba ari parti politique ya RPF twabwiraga imenye ibyo bayinenga, noneho nayo irushaho kubikosora, kubishyira mu buryo kugira ngo iyobore neza abanyarwanda, kandi nayo ishobore kubaho abantu batayivuma. Nkuko hari umuturage umwe twumvise turetse kumva avuga ati, genda RPF nuvaho ntawe uzagukumbura. Bakristo bavandimwe muri RPF n'abatari abakristo, mwirinde ko abaturage bajya bababwira ngo nimuvaho ntawe uzabakumbura. Birababaje cyane ko ufite abayobozi, nako abaturage ubereye umuyobozi, ukumva bifuza bati avuyeho ntago twamukumbura. Nakaga gakomeye. Wagombye kuyobora abantu uvuga uti umunsi navuyeho bazankumbura, bazifuza ibintu byiza nabakoreraga, ahubwo mwiyamamaze mubone n'indi manda. Pourquoi pas? Twebwe tuba muri bihugu bya Amerika, abantu bavaho abandi bakajyaho, nkuko nyine hano muri Amerika bamwe bavuga ati Mr Trump, kuba waravuyeho ntituzagukumbura. Ariko nimba hari umuperezida wigeze akora neza muri Amerika yavuyeho baravuga ati waduha kongera akiyamamaza twongera tukamutora.
yego rero nimukore ku buryo nimuvaho abaturage bazabakumbura. Icyo kintu mugiharanire nk'abayobozi muvuge muti reka tubakorere ibyiza bibaho, nituvaho bazadukumbure batwifuze, natwe tuzongeye tugaruke tubakorere dukorane nabo. Mugiye mumenya ko abayobozi ni abakozi b'abaturage, ntabwo abaturage babereho gukandamizwa n'ubuyobozi bitoreye. Ye bakristo bavandimwe rero reka turekera aho. RPF turayibwira, ubwo turizera ko yumvise. RPF iyo tuyivuze tuba tuvuga abavandimwe bacu bayirimo, ntabwo irimo abanyamahanga. Niba harimo n'abanyamahanga nabo turababwira iyo biyemeje gukorera u Rwanda, ubwo baba barukunze, ubwo tuba turi kumwe kandi tuba tubishimiye. Rero ni mukosora ibintu bitahwitse mukora, mutanga ubutabera ku banyururu, abafungiye ubusa mu barekure, badafite ubutabera nabwo mububahe, mukurikize constitution yanyu, mukore ibyiza abanyarwanda, maze iye muzavaho bazabakumbure, sibyo? Kandi n'Imana ibandikira ayo manota. Reka rero mbareke, ndizera yuko bumvise abo muri APF. Niba watumvise hari ikindi gihe bazumva, ntabwo ari iminsi tubatega, ariko turabifuriza ibyiza byose no kuyobora abanyarwanda mu nzira Nyagasani ashaka kandi atwifuriza twese. Reka rero mbasezereho kuri uno mugoroba, tuzongera tubonane mu cyumweru gitaha. Ndabifuriza icyumweru cyiza kuri mwese, abari mu Rwanda, bari mu Burundi, mu Buganda, Tanzania n'ahandi hose, abanyarwanda mwese muri kwisi hose, Amerika, Australia, Burayi, rwose twese tukomeze dusengerane kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge Kizito Mihigo yadusigiye, yasize aturaze, tubukomereho kandi dukomeze dusabirane, twe kwitana ba mwana no gutungana intoki. Ukosheje tubimubwire kandi mu magambo meza y'ikinyabupfura, bityo Nyagasani twese aduha umugisha mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.